Konde bikiragaza uzema. Shawe ntabwo bizindagaza ariko byanga byakunda. Iriya tangazo niyandiki. Sijamenya ryatangazo twatanze ritarabonetse abantu batarisomye ma. Ako se G-boy nawe nikabanze kuba. Ubundi ntwaro wazanye. Ako se ubundi wowe urabona. Ariko ikata abagabo. Wa twadufirimbi twatanze ejo bundi turashaka kudu. Karabo kumona wambaye neza se n'umunsi bimeze bite? Wambaye neza. Basha. Ushakangura nakano ndabona wambaye neza kabisa. Uzikuru umunsi zikuri kumva uri kunera ubushagarira ahantu. Ubushagarira he? Ahantu nyine. Hari nyine wambura ubushagarira kumutera mu mutwe mu maboko mu ntoki. Niba kamutangiye kunyirenga. Ubushagarira se ntabwo ubushagarira. Ntabwo uzitabeshye. Akasugira filime z'uko zasona. Wapi nago njya nzirenga. Nazize rero. Oya. Bijyanye no gusugo akakunyisuruza cyari. Kinyesibura. Oya, nago mbizi n'ukuri. Sister, tabashye kunyisubura nago se cyari cyo koko. Kuri kwimana nago mbizi do. Ahubwo mbwira ababigenza bate ngo tugende. Akarabo keza tugende mureke kunyisubura kwineneka. Tugende ubona. Hakubundi imbere ya byose reka mbaze mubaze. Sibyo? Imbere ya byose undi gahunda ya leta barayubahirije. Ntabwo ari ibingibi ndi kukubaza ibisiri n'ibiki n'ibiki kumva ufite firimbi mu ipantaro ifirimbi firimbi iyi se iyi ntabwo ari ikintu kiri ko ndi kukubwira ahubwo zana turebe ko ufite reka kujya mu mbanze muhereze ibyanjye rero bantereke mu ipantaro yawe mbanze ndebe muko ari firimbi njye nshaka kureba niyo nshaka kureba nyine tuhita twineneka nyine nta kibazo rwose njye nabyemeye ariko nabanze ndebe ko ufite firimbi nari firimbi mfite njyewe manje ubu firimbi ufite witeguye kujya gusifura igikombe cy'isi muri 2020 firimbi ese ngiye ko ngiye nasifwe byarangiye sinanayijugunye sibonye na firimbi ariko uri kigo umva twumvikane rero wa musore ibyo ndabona fake cyane none sura byanjye ndabyanze nyine uburyo iki nari bigenda uzateremo po cyangwa umunyarwanda uzateremo po cyangwa se ibintu nabyo Yola zabite sabas. Sabas ino imbayo. Abiki. Tamwe nagasitara yefsibyo. Akagura ngo nyine twinyese. Kazana ibintu by'ifimbi mani kandi jewe ifimbi nayo ifite ngenda yijuguye. Naguzi gahunda leta yashyizeho kwisiramuza. Se bijya burya no kwisiramuza gavuga. Nta kindi no kwisiramuza. Niyo mpamvu ambwiye ngo mwereke yareba nyine yitarutse kavuga. Simwavuga niki uzana ibyo bifirimbi byawe. Erege yo wisiramuje 30% biba bikurinda kwandura indwara zandura mu bina mpuzabitsina. Niyo mpamvu nyine ifimbi afite mufuka ngenda yijugunye mbura ntaga byose. Se warugiye gusifura igikombe cy'isi. Ndetse ngenda bi. None ifimbi nyine. None se nawe nabusiramu wese. Agukiramu. Wasanga n'uyu muji tugenda afite ifirimbi. Wapi mwana je ibintu by'ifirimbi wapi ndagasura kare umuntu w'umugabo jewe. Wapi none saba. Nyine rafisa ngewe. Yenge kambikore vana ahantu ngamuze se babikora ma. Genda gufasha. Tugende cyo kwerekana bagusiramu. Je tugende mwana musije banzira kandi ngewe nibabikora nge nzagushinga. Stop karasi. Twe turahageze rero nukuvuga ngo nabano nibo barindiriye ku murongo. Dore urababona. Nabura sina gahunda tabaje kubariza bura ndi kona ku murongo. Nicyo cyabaza. Ahubwo wegerayo twe turigendeza. Kangira ariko Sawa turi kumwe musaza. Sawa nawe. Asikomara mwateze murongo gahunda y'ibyo. Nyine ku murongo nyine kugira ngo badukorere umutima mwana. Ese kukemera kutagusaka kugitanga ntabwo ndi kugemera wowe tuzakugisheka no kajya makebe. Musa. Mizebe. Uraza koma ku bantu bifite ibibazo baje gukemura waje wanze. Musa no reba se kumara muri ku murongo musa. Akagenda. Nose mizebe. Twaje hano gukemura ibibazo byacu reka tubanze tujyeho nawe uraza nawe ibibazo byacu. Uzanye wese icyakuzanye hano ntacyo na telefone ufite muri na telefone ntabwo ufite ibintu bizana byivugo no waje turakora umuntu aba yizeye ikintu ikintu cyo na staff ufite mu mufuka se ngore kukana dukora usibye agafurash ko nyine agafurash rero tumwe tuba tugezweho
none se kumwana kabiga ukazana n'imbaga usigera ko matara wawe kujya kwitora ngewe ndebe kumira flash ngere namenyera abantu tumenyera abantu kuzana ariko nibeshye banje Wese mbatanze kandi kugenda goma wowe nari bari kumana nkamuturushije imbaraga ubwo mbese amagomba mutongana habaye uwa mbere niyinjira Ikizo akajamo. Short call. Ushaka ishoka call. Short call ntabwo ari short call. Short call. mugamareke kuburana ubwo nabyumvishe akimara kumva ukuntu namukoreye ibintu neza ninjye yavuze ngo ninjye umubana ubwo ninjye yahisemo Ni short call. ni short call ubundi bisobanura Ni short call. hongo call bikaba bivuga mu gishinwa ati ni umbaga no Uyu uri kunyiba ni shoka call ntabwo uri kumva shoka call. ako siko kushaka umugata wenyine kati igice kimwe ndakati ikindi Mugangi nabwiye short call. Short call cyangwa shoka call. Ni short call. Kagajama gashaka kuba gashaka kunyara. Mugarega n'ibikomeye ndimo ndababwira nshaka gukora. Aka kajama nitukareka karagaruka. iminota ibiri yonyine nikayirenza turibonanira umva mujama ushobora kubirenza ushobora kuba ufite ifirimbi imwe ariko nshobora kuzikura harebye oya genda iminota ibiri Nonse ubwirere bwanyu buba Sylvia umeze cyane sawa tu mwese mugiye cyabo turitahe nyine tugiye mu rugo tu mwese mwigwa muserera muzere gusa mutaza naho mugiye nese nguye ko ngiye mu rugo mwese no mujama no wayo wamukunze se wapi ahubwo reka mbasetse umva mpuye n'akajama ati tujye kwinyesebura niko babyita kwinyesebura ubwo nuko nguko umujama tugeze nsanga afite igifirimbi kimwe cyagana ifirimbi igifirimbi nyine ubwo se ko ndiwe wikanga nawe urayifite se wapi rero umuntu w'umugabo wapi ntabwo byaba rero uyu nguyu ashobora kuba ayifite nese bigenze gute mva nyine ndamukatiye rimwe byagenda n'umushimisha bimwe byadanje ntabwo nakorana n'umuntu ase ubwo bujama nk'ubwo baracyabaho simbizi shasa ndi kwihuta ndi kuda ari wanje sawa ako se mwana reka nkubaze ikibazo kimwe ibintu nahereye kare numva muvuga ngo nganga amafirimbi uvuga ni amakina bivuga Aka kajama ko ndeba katinze kazo. ko yayirenge Tujye gukirizane. ariko G-boy Yo. bari abantu bose bari hamwe ayo munsi turayakorera uyu munsi ni swe jya kumuzana nyine ntabwo ari ifirimbi ariko nyine nawe urabyumva ntabwo ndi isilamu ntabwo uri isilamu tugende nkujyane bagusiramuze rero ntabwo bibabaza se mwana tugende ibyiza birahenda wanjye ariko nyine umbabarire mwana oya tugende ahubwo dukatira aha ngaha ntabwo ushaka utararanye sohoka tugende genda kwereka ahantu bageze ngaha ni hano. ni hariya genda we babigukorera bana se mwana umva nyine ndetse ntabwo mubabaza mwana babaza nakubwiye ko ibyiza bihenda urabishaka cyangwa Ndabishaka, ariko ngene muganga nguriye nturiye ureba njye nagiye Karifa. Yo. Jyanira kano kajama. Uriya nundi mukiriya se. Kiriya ngwino kiriya. Ngwino. yikuremo nyikati kwamba ufite ubwo None se ese ubundi warongoye bangahe bari na kinini None se ndana amashoka. kwamba ufite ubwo None se ese ubundi warongoye bangahe